Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira muri aka kanya tugarutse ku makuru agezweho, ya makuru avuga ko Muhoozi Kainerugaba uyu ni General mu gihugu cya Uganda ari mu Rwanda. Twabibagejeho mu kiganiro cyashize ariko noneho ubu tuvugana ikintu gishya kibayeho. Uyu mugabo yakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa His Excellency Paul Kagame. Amwakiriye hehe? Ndetse kandi hari n'ibiganiro byabayeho, bagarutse ku bijyanye n'iki uyu munsi wa kabiri w'uruzinduko rwa General Muhoozi Kainerugaba. Twari twababwiye ko tuzabakurikiranira iyi nkuru yose. Ubu tuvugana rero ni umunsi wa kabiri w'uru ruzinduko, reka tubabwire byinshi mu bikomeje kuranga uru ruzinduko rwa General Muhoozi Kainerugaba. Ibuka gukanda like niba ukunda ibiganiro byacu, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Birafasha ikiganiro cyacu kugera kuri benshi, ariko binagufasha wowe kureba video cyangwa se ikiganiro kidategwa. Ikindi, niba utari warakoze subscribe cyangwa se abone, reba gato munsi y'ikiganiro urebe ko wabikoze, nusanga utarabikoze ubikore utufungura n'akazogera, kugira ngo ujye urushaho kugerwaho n'amakuru yacu agezweho, dore ko twebwe tujyana n'amakuru agezweho. Uyu mugabo General Muhoozi Kainerugaba uri mu gihugu cy'u Rwanda ahari. Mu kiganiro cyabanje nabwiye ko yakiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, General Mubaraka Muganga, ndetse kandi akakirwa n'abandi basirikare bakuru muri RDF. Ubu tuvugana rero aya manywa yo ku cyumweru, uyu mugabo ari muri village Urugwiro, niho yakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Birumvikana ko ashobora kuba yaba yanahafatiye ifunguro rya saa sita, kubera ko uyu mugabo ntabwo amakuru yandagaragaza ko yaba yasohotse akajya kurira nko muri hoteli hanze runaka, kandi village Urugwiro y'ubwayo ni hoteli. Birumvikana ko niho nyine yakiriwe, anasangira ku meza n'abayobozi bakuru b'u Rwanda. Nubwo ubuyobozi bwa village Urugwiro cyangwa se ubuyobozi bw'ibiro bya perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame nibwo bwanditse ubutumwa kuri X, buravuga ngo uyu munsi itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi, ibiro bya perezida byakiriye umushyitsi guturuka mu gihugu cya Uganda witwa General Muhoozi Kainerugaba. Uyu nguyu akaba n'umuhungu wa Museveni. Nuko nguko ubuyobozi cyangwa se ushinzwe umuvugizi w'ibiro bya perezida w'u Rwanda yanditse. Nanjye bituma nza mu kiganiro ndavuga ngo bantu nababwiye ko uyu mugabo yaje akakirwa ku kigo cy'indege n'umugaba mukuru w'ingabo za RDF. Reka ngaruka noneho mbabwire ko yanageze mu biro by'umukuru w'igihugu akakirwa neza, kandi ngo hari ibintu byinshi byaganiriweho. Amakuru y'ingenzi agaragaza ko haganiriwe ibijyanye no kurushaho gushimangira ubufatanye bw'ibihugu byombi, by'umwihariko mu bijyanye n'ubucuruzi cyangwa se ubuhahirane ndetse n'umutekano. Mu bijyanye n'ubuhahirane, u Rwanda rusanzwe ruhahirana na Uganda ku kigero cyo hejuru ugereranyije n'ibindi bihugu duturanye, ahanini bitewe n'uko muri Uganda hakunda kugaragara umusaruro mu bijyanye n'ibiribwa, mu Rwanda naho hakaboneka icyashara ku bijyanye n'ibiribwa. Bityo rero urujya n'uruza hagati ya Uganda ku bijyanye n'ibicuruzwa rukomeza kubaho. Mu bijyanye n'abaturage, urujya n'uruza muri Uganda habarizwa abanyarwanda benshi, ariko mvuga bamwe baturutse mu bice by'uburasirazuba. Mu gihe cyashize hari igihe cyabayeho mu burasirazuba haba izuba ryinshi, burasirazuba bw'u Rwanda mu bice bya za Bugesera. Aho ngaho rwose abaturage bamwe barimutse bajya mu gihugu cya Uganda kandi bakiriwe neza, ndetse kandi ubu tuvugana bamwe banatuye si mu burasirazuba gusa, abanyarwanda benshi bajya bagiye gutya bakabona biranze bajya banyarukira muri Uganda bakajya kuhahira. kandi si ubu nonaha, na kera byahozeho. Mujya mwumva za ndirimbo za Karahanyuze zivuga ngo bambariye bambeshya ko ugiye Uganda aba ataye ubutindi. Icyo bari bashatse kuvuga ni uko ubutindi ntaho butaba bujya no muri Amerika bubayo, ariko nyine ni ikigaragaza ko no mu mateka ibihugu byombi hagati y'u Rwanda na Uganda byakomeje kugenda bisaranganya icyo bifite, haba munsi y'ubutaka haba no hejuru y'ubutaka, byakomeje kugenda bisaranganya icyo bifite. Ku bijyanye n'umutekano rero, ingabo za Uganda UPDF n'ingabo z'u Rwanda RDF zifitanye amateka akomeye cyane. Ingabo z'u Rwanda zitwa RPA ubwo zabohoraga u Rwanda, ariko mbere gato yuko zibohora u Rwanda hari ibiganiro byabayeho hagati y'igihugu, inyeshyamba zari ziyobowe na Museveni ndetse n'inyeshyamba zari ziyobowe na nyakwigendera Fred Gisa Rwigema. Habaye ibiganiro, baraganira, bumvikana ubufatanye kuko ingabo za Museveni zo zari zifite intwaro nyinshi. Bumvikana ko bagiye gufatanya nk'uko amateka akomeza kugenda bigaragaza. Bafatanyije kubohora Uganda kuko nicyo gihugu cyari kirimo impunzi zabo. Urumva babanje gushaka
aho bashiki babo baba begetse umusaya, mba ariko mvuga aho abavandimwe babo baba begetse umusaya mbere yuko baza kubohora u Rwanda. Kuvuga ngo babohoye igihugu cya Uganda, impunzi zimera nkaho zitujemo gakeya, hanyuma bahita baza no kubohora u Rwanda. Ubwo ndavuga ingabo z'intwari cyane, ingabo za RPA zaje no kuba ziri uyu munsi zitwa RDF, nk'uko byagiye bihinduka uburyo bumwe cyangwa se ubundi, ariko umutima uracyari wa wundi, umutima wo gukorera igihugu, umutima wo gukorera abaturage no kwitanga utizigama, wo uracyari wa wundi, nubwo amazina n'ibindi birango runaka bishobora guhindurwa bitewe n'inama runaka zabayeho, ariko umutima wo uba ukiri wa wundi. Uyu mugabo rero General Muhoozi Kainerugaba yaje mu Rwanda nyuma y'uko mu gihe cyashize yahoraga avuga cyangwa se yakundaga kwandika ngo nzajya gusura u Rwanda muri second home, cyangwa se mu rugo iwacu ha kabiri, kandi nzaganira cyangwa se nzasura oncle wanjye cyangwa se uncle. Ahangaha rwose aba ari kuvuga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, His Excellency Paul Kagame. General Muhoozi Kainerugaba amwita uncle. Yavuze ko azamusura mu nyandiko. Abantu baravuga ati ni bya bindi byo gukunda kwandika cyane kuri uru rukuta rwe rwa X. None utuvugana yerekanye ko ibyo avuga ari n'ibintu aba ashobora kuba yashyira mu bikorwa uyu mugabo, kuko byinshi mu byo avuga byibazwaho na benshi uburyo bumwe cyangwa se ubundi. Urumva ko asohoje isezerano rye yari yaravuze, cyangwa se ibyo yari yarasezeranyije abantu benshi bo mu karere. Ikindi, abanyarwanda benshi bamweretse urukundo binyuze mu kuba ari kugira ngo ku mbuga nkoranyambaga zose akabona bamupostinze mu rwego rwo kumuha ikaze, bamubwira ati welcome mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cyawe kandi cyacu. Urumva ko ni ibintu byiza cyane, nawe yabikunze. Gusa nubwo ari kugaragaza ko yabikunze, nta kintu arandika ku rukuta rwe rwa X kigendanye n'uru ruzinduko arimo, avuga ko yaje mu rugo iwabo ha kabiri nk'uko abyivugira. Nta n'umunyarwanda wigeze ubihakana ngo abimukureho, ariko ibi ngibi biha abanyarwanda bari mu Rwanda ibyishimo byo kubona ko ibihugu byombi ari ibivandimwe kurusha uko bisanzwe, ndetse kandi n'abanyarwanda bari muri Uganda birushaho kubona ko barushaho kugirirwa icyizere n'abandi banyayuganda, ndetse kandi nabo bakabona ko umubano w'ibihugu byombi nubwo bari mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda utarimo isura mbi, utarimo ibibazo bishobora gutuma bongera kwikorera utwangushye wenda bagaruka mu Rwanda igitaraganya, ahubwo birushaho kongera icyizere cy'abaturage ibihugu byombi, haba abanyarwanda bari mu Rwanda, haba n'abanyarwanda bari muri Uganda. Birushaho kongera icyizere ku bihugu byombi kugira ngo barusheho kubona ko imikorere yabo igiye gukomeza kurushaho kugenda neza. Ubwo uyu mugabo rero General Muhoozi Kainerugaba aheruka mu Rwanda, mbibutse ko yanasuye ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama. Ni ishuri ryigamo abasirikare bakuru b'abofisiye, ariko harimo n'abanyeshuri cyangwa se n'aboherejwe n'igisirikare cya UPDF cya Uganda. Birumvikana hari no mu mwaka ushize twabonye bamwe mu banyeshuri babaye aba mbere cyangwa se batsinze amasomo yabo, twabonyemo umunya-Uganda ariwe waje imbere. Ni ibintu byiza cyane rero, kandi binagaragaza ko abanyeshuri ba Uganda baza kwiga igisirikare mu Rwanda bitwara neza mu bijyanye n'amasomo bahabwa ya gisirikare, ibintu bikarushaho kugenda bigenda neza. Ubwo rero uyu mugabo umuhungu wa Museveni uyoboye kino gihugu cya Uganda, binavugwa ko ari we uzasimbura se. Birumvikana ko namusimbura Uganda n'u Rwanda bizarushaho gukomeza kugenda bibana neza, ndetse kandi kindi yabahuriyeho n'u Rwanda, bibutse ko uyu mugabo afite imyaka 52. Ikindi yabahuriyeho n'u Rwanda, ubwo Uganda n'u Rwanda byari byaragiranye amakimbirane bitari kumva ibintu kimwe, uyu mugabo yakoze ingendo ebyiri zikurikiranyije mu Rwanda, biza no kurangira ibihugu byombi byunze umubano, imipaka irafungurwa nk'uko nabigarutse mu kiganiro, kuko icyo gihe yari yanafunzwe. Ndetse kandi abantu benshi bituma barushaho kumwiyumvamo no kumukomera amashyi, bavuga ati General Muhoozi Kainerugaba uri umuntu w'ingenzi cyane muri kano karere. Ni byinshi twagaruka kuri uyu mugabo, ariko ikiriho cy'ingenzi cyangwa se igishya kibonetse kuri aya manywa yo ku cyumweru, ni uko uyu mugabo General Muhoozi Kainerugaba yakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, His Excellency Paul Kagame. Ndetse kandi ibintu ngo birushaho kugenda bigenda neza. Andi makuru ashobora gusohoka agendanye n'ingingo nayo dushobora kuba twagaruka, kuko birumvikana ashobora no gutaha mu gihugu cya Uganda akagenda agira ibyo avuga yabonye mu Rwanda, nk'uko bisanzwe iyo umuntu yagiye gusura ahantu. Byinshi mu buryo ki bamwakira,
agenda iyo ageze mu rugo akenshi akunda gutuza agahita abashimira ati mwakoze kunyakira neza, nk'uko uyu mugabo yigeze no gushimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ubwo yari yamusuye mu gihugu cya Uganda ku munsi we w'amavuko cyangwa se ku munsi mukuru we w'amavuko, yatumiye umukuru